Ndagusuje komeje kurikira DRIMAX Tv n'uwanyu kimwe karibu komite kuri banga the badman tikaye mucenje kuri iyi mihanda. Uyu munsi wa none rero twafasha kanya tujya gutembera ku mazi twirira ubuzima. Guys biraba birenze ndatuko mwagiye mubibora mu video ajya atambuka tuje kubasho. We nta kintu usabwa usibye gukora subscribe kuri DRIMAX TV ubundi tukajya tubasho. Fata kanya gutya tukatujye kwitemberera n'abahungu tujye kwirira ubuzima twicire ku mazi. Nubundi ngo naheza yisireka tujya twirira sho.
Yes, ndagusuje komeje kurigira DRIMAX TV n'umungu wanyishimwe karibu komite buri banga department teke mushenja kuri imihanda. Uyu munsi none rero twatembere nka DRIMAX TV team kugira ngo tujye ku mazi natwe turebera uburyo kiba bimeze. Ndi kumwe n'abapeti rero bahuriye kugira ngo tuganire batubwire uburyo ki ibintu biba bimeze. Salamu. Sawa garafre. Bakwita ngo iki? Amazina yanjye banyita Yohana Umubatiza. Niyo mazina ababyeyi bawe bakwise. Nawe uzi koga ariko we ntabwo ugeze koga ntabwo nakubonye mu mazi. Twebwe turoga ino nyanja. Ni inyanja. Uzi koga ngubu sibyo? Nabonye ni amazi magari. Wowe ushobora kuba wakoga ukambuka ukagera hakurya iriya? Papa hara turahambuka rwose. Wowe ntabwo nabyizera ko warenga n'ahangaha kandi wigeze nkubona mu mazi. Turahambuka pe. Icyakora uyu nguyu wenda we nabonye agerageza. Wenda bashobora kuba yahambuka. Agerageza ariko nyine yaba ari umwana. Nese mu buzima busanzwe ufitiye impano ubundi? Gukina umupira ukina kuri kangahe? Kuri witi. Urayibasha? Ukina kuri witi cyangwa ukina kuri 15? Reka 15 nayibamo mu kibuga. Abandi se ko mutavuga ko muri kwa gusa n'abandi bahereza mikoro tugende tugane. Harya wowe wambwiye ko bakwita? Ngiye banyita Nakirutimana Safero. Nakirutimana Safero. Safero niyo mazina yawe cyangwa nakabyini? Niyo mazina yanjye ako bamimbye banyita Kavamahanga buriya. Kavamahanga. Kabisa bro, nabonye uzi koga kabisa. Twebwe tuba twaje ku kiyaga tugira ngo twambuke twigire bakoko tuzana udukoko na tukotse. Amahoro bundi tukiberaho neza. Njyewe ahubwo sibyo n'ubwa mbere nari njanga ariko ubutaha nzaza nanjye mwanyigishe koga kabisa. Nabonye muzi koga mwankosoye kabisa, ariko abantu nabonye batagiye mu mazi kandi bazi koga sibyo bigaye. Kandi ubasanga wese uzi koga? Nabyuze? Arabizi. Bamwita ngo iki? Kennedy. Uzi koga? Wewe bakwita? Shimiri. Ko nta moraro ufite? Ojera Juma. Bamwita Ojera? Ojera Juma. Nawe ni umukinnyi? Ni umukinnyi ariko ntabwo wamubaje. Ukina kuri kangahe wowe? Kuri 7. Kuri 7? Ufite isoni? Nasoni ufite ukina kuri 7? Asa ariko hari ukuntu mama uvuga ngo ukina ngo kuri 7 nta n'ikipe mugira ikipe hano? Hano baba ari mu kipe n'umwifishana ni babiri bake. Urebye ubundi twebwe akazi twikora twisyagira ibyuma gake. Gusyaga nanjye ndasyaga. Turisyagira. Nanjye ndasyaga ikiro nanga cy'ibyuma hano kigeze kuri angahe? Kigeze kuri 400. 400? Nese hano ko babahenda? Hano barabyenda kuko badufatirana kuko turabana ariko ubu muri mu kiruhuko cyangwa ntabwo mwiga? Turi muri vacances, arabakiganira biga. Okay, nishimiye guhura namwe. Iyi ngiyi ni DRIMAX TV, twatuje gutembera hano ku kiyaga cyanyu kugira ngo twirire ubuzima. Byari byiza, aboze n'abatoze mwese ndabashimiye, mwakoze cyane. Ciao.